Byatunga umuntu cyane, tuzaba producers benshi, tuzabanzi benshi, uretse ko wenda gutyo umuntu abakorera mu ntara hari igihe abantu batekereza ko bidashobora kuba byatunga umuntu. Haraza ngo mukorere trap, rumva ye expecting ko mukorera trap nk'iyo muri Green Ferry tugenda twumva, ariko ntabwo nakubeshya, ntabwo nzi n'abandi babaho bacuranzi cyangwa producers, haje mu ubukatolike. Yamani bakunzi ba Rwanda TV, bakunzi ba Ficus TV, twongeye kubasuhuza cyane impande zose z'isi aho muherereye, aba diaspora from Canada, USA n'ahandi hose ku isi. Ubwenge ni imbaraga, niyo slogan tumaranye iminsi tugenderaho. Ubwenge nibwo mbaraga, nk'uko dusanzwe tubibona kandi tugenda tubibona. Aka kanya nk'uko mubibona, muri kugenda mubona amashusho agenda atambuka, murabona umusore twakiriye, sinzi nimba ari umusore wenda araza kubidusobanurira. Ari talented ku bijyanye na piano production, n'ibindi wenda n'ibindi byose aragenda atubwira. Aka kanya turamwakiriye kuri Rwanda TV. Kaze. Murakoze cyane kunyakira Rwanda. Nawe urakoze cyane kutwemerera kuba twaza tukakuganiriza. Uyu mwanya sasa wakwibwira abantu ukabasobanurira. Murakoze cyane. Amazina yanjye asanzwe nitwa Nzamukwereka Muhoza Christian, niyo mazina yanjye, ariko muri muzike nkoresha Chris Gara. Chris Gara, iryo zina ryavuye kuki Chris Gara? Iryo zina Chris ryo urabyumva ni impine ya Christian kameme. Gara naryiswe n'umutipe twiganaga witwa Gahirwa Alengile, yakanyise gutyo tu nawe ukazamukira akabyiniriro. Chris Gara, ibi bintu wabitangiye ryari, byaje gute kugira umenye ko ufite impano? Umuziki njye natangiye bundi niga umuziki, ntabwo natangiye numva ko mfite impano. Natangiye mwiga mu seminari ntoya Nkumba hano hirya mu karere ka Burera. Muri mwaka wa 2011 turawiga, tugeze mu wa kabiri bigenda bikura, ubwo niga solfège do re mi fa sol la si do, niga piano 2012 ntangira kwiga gake 2013 ntangira gucuranga mu makorali muri katolike hano kuri paroisse. 2014 ntangira kwiga gitari, mbona nabyo biri kuza. 2016 nibwo nakoze indirimbo ya mbere nk'umuhanzi, apana nk'umuproducer. 2016 icyo gihe niga mu wa gatandatu secondaire mu seminari mu wa gatandatu. Indirimbo yitwa Kugukunda nikora bwa mbere, nyikorere Ubusogo muri studio yahabwa yitwa Lucky High Production. Ubwo bivamo gutyo ndarangiza secondaire. Nyuma ya secondaire 2017 narakomeje nkora indi ndirimbo yitwa Numva Nzagukunda, nkabona abantu bari kugenda babikunda gake, ari nako no ku rusengero aho ncurangana n'uyu munsi
abantu bagendaga badimira ibintu uko nagendaga ncuranga kwa nyuma yaho 2017 mu mpera njya kwiga muziki Kampala cyane production na piano navuye 2019 ubu ndahangaha Chris Gara, ibintu bya muziki ubundi akenshi ngo birajyana kuba waririmba, wacuranga, wakora production, umuntu w'umunyamuziki, ibyo bintu biba bigomba kuba abizi, abifiteho nosiyo. Akenshi birajyana. Noneho kuba ucuranga unaririmba ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biri talented. Kuri iyo ndirimbo wasuyeho bwa mbere waducurangiraho gato uri kuturirimbiraho? Iyo nakoze bwa mbere yanjye yari indirimbo y'urukundo yavuga ngo chorus yayo kugukunda bizaba nk'igihango mu buzima bwanjye nza kujyana ahantu ibanga mu mutima wanjye aho hantu ni mu rukundo aho umutima wawe nzawuha urumuri. Niyo ndirimbo nakoze bwa mbere karako ariko ifite ni ndende nuko iyo niyo nyikiriza yayo. None Chris, reka tugende wenda ku bijyanye na industry turimo aka kanya ya music. Aka kanya ukora gospel cyangwa uravanga? Ni ukuvuga ngo ibintu bya production navuye ko navugiye kubyiga i Bugande. Navuyeyo ariko kubera ko nari nsanzwe ncuranga mu makorali yo muri Kiliziya Gatolika niryo soko rya mbere nahise mbona birangira riranyokama. Ubwo nuvuga ngo izo nkora cyane ni indirimbo z'amakorali y'abakatolike classique, musique classique, ariko bitavuze ko n'izindi nzikora izindi njyana ariko gake cyane gashoboka. Ariko impamvu nazikora cyane ntabwo ari uko ntazizi, nuko nta bakiriya bazo baboneka. Abakiriya barabuze. Chris, reka wenda tugaruke life sanzwe. Ni life y'umuproducer buriya akenshi umubona gake atari kumwe na piano. Bundi buriya utari kumwe na piano buri gukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe w'isezerano n'umwana twabyaranye. Uva iyo ntari hano nshobora kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye, uretse ko bitagikunda cyane kubera covid. Ubundi nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ni iby'agaciro ubu kugira ngo muzike ibintu bijyanye na production ubihuze no kuba na famiye. Ese ibintu byatunga umuntu bikamubeshaho? Impamvu ni ibi byatunga umuntu cyane. Tuzaba producers benshi, tuzabahanzi benshi, uretse ko wenda gutyo umuntu abakorera mu ntara hari igihe abantu batekereza ko bidashobora kuba byatunga umuntu. Ariko as long as ushobora kubikora neza ufite n'isoko ryihariye, amafaranga avamo agatunga umuryango. Nibyo danone n'amafaranga. So Chris, uri ugeze mu rugo ntabwo ujya uririmbiraho nka madamu n'abana? Umugore wanjye kuri mu miziki nyine. Hari n'igihe ujya kubona ukabona abansanza no kuri studio. N'umugore wanjye nawe n'umuririmbyi azi kuririmba. Kuririmba byo aranabindusha cyane. Aranabindusha cyane. So mu rugo hari igihe ufata nk'akagitari ukabacurangira cyangwa se na piano waba wanayicyuye byose. Ni nk'akahe karirimbo ujya bakubitira wenda ngo wongere ukabakubitire hano? Hari indirimbo madamu wanjye akunda cyane, indirimbo ya ijisho nitwa Thinking Out of Loud. Uririmbire rwose madamu ukamugereho. When your legs don't work like they used to before, and I can sweep you off your feet, will your mouth still remember the taste of my life? Will your eyes still smile from your cheeks? And every night we'll be loving you till 70. I'll
maybe my heart could still follow us. Heart 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe just a touch of a hand, or me all fall in love with you every single day. I just swallow tell you I am. So honey now, take me to your loving arms. Kiss me out the light of 1,000 stars. Oh darling, press your head on my beating heart. Think now of love, or maybe we find love right where we are. Maybe we find love right where we are. Wow. Yeah. Madamu arishimye tu uko Ntabwo byabura. uri kukamuririmbira bari kumwenyura. Ibaze na ntabwo uri talented ku kintu kijyanye no kuririmba n'iki byose uri talented. Reka wenda tujye wenda n'abakugana twumve ko nabo bari talented. Ese ni ikihe kintu cyaguchallenginze ukinjira muri production? Nkinjira muri production ni ibintu byinshi. Ibigenda biba byinshi, n'ubu hari igihe biba biza noneho ukabona uhuye n'icyo utigeze uhura nacyo bwa mbere. Urumva gutyo ukomeza gucuranga mu rusengero. Hari igihe umuntu hari umuntu ugeze kuza gukora bamundangiye nk'umukiriya, araza ngo mukorere trap. Urumva expectingaga ko mukorera trap nk'iyo muri Green Ferry. Tugenda twumva Ariko ntabwo nakubeshya, ntabwo nzi n'abandi babaho bacuranzi cyangwa producers. Hajemo ubukatolike. Ariko ntabwo nakwiblaminga kuko birumvikana iyo ukora ikintu kenshi bigira akaba ari cyo kiganza cyane muri wowe. Nkako naga challenge. Urumva bandangiye umukiriya araje ati nkorera trap ndakoze, nanjye nkabyumva ko kari moto. Nkako nakantu umuntu aba yarahuye nako. Ni ibintu bibaho. Hari ikindi kintu kigeze kubaho kuba producer, ugasanga umuproducer umukiriya aramugannye ni umwana, she's not talented gusa afite money. Then agafata money niyite kuba atari talented, akamukubitira ikigoma kiraho cya fake, umuntu yacyumva akavuga sibi ni ntashyiremo na jengo. Icyo kintu ntabwo wagikozeho. Ibyo byigeze kumbaho, ariko umuntu nakoreye iyo ndirimbo ntabwo namuvuga. Ariko it's fine. naramugoroye ndagoragoza biranga mukore indirimbo. Ariko uwo muntu ntabwo azi kuririmba, ariko afite ore musicale ku buryo yumva ko produit atari nziza. Kavuga ati aha ntabwo ari byiza. Bigeze aho noneho anzanira beat y'indirimbo ya Medy, ngo nshaka beat imeze gutya. Okay, nanjye ubwo nkora nirefera kuri iyo ndirimbo, ku bw'amahirwe aravuga ati sava. Barabyakiriye gutya. Use sinumva wenda ashobora kuza wenda atari talented ariko afite money. Icyo gihe ubigenza ute? Wakira money niwite kuba atari talented cyangwa? Ni ukuvuga icyo gihe ubundi byaterwa na situation ndimo. Kashi zabuze wawe. Nta biraka bihari nayafata nkamukorera. Nakora uko nshoboye kugira ngo biryohe, ariko urumva kubera urwego rwe bishobora kutaryoha. Ariko se buriya cyo cyaba kiri kwica muzike nyarwanda, hari kuba tubona hari abantu bayizamo batari talented ariko tubona ko bafite amafaranga. Ubundi kiri mu bintu byica cyane kuba umuntu ari ahantu atagenewe. Atagenewe. Ukaba wowe ushobora kuba uri nk'umuganga mwiza ariko ukumva ushaka kuba umuhanzi. Ubwo se n'iki wafasha wenda umuntu ari ukubikunda no kuba ari impano yawe? Hari ukubikunda kuba ari no kuba ari impano yawe. N'icyo wafasha umuntu ubikunda gusa bitari talented gusa afite impano? Kuvuga ushobora kuba ubikunda atari impano, ariko ugiye nko kubyiga hari icyo byakongerera. Ushobora kugira icyo bikongerera, so yafata igihe akavuga ati ngiye gufata amezi 6, ngiye gufata umwaka nige kuririmba, nige gucuranga n'agapiano se cyangwa nako kagitari nashaka kuba umuhanzi. Byamufasha kandi
yabona ko hari icyo byamugezaho. Chris, hari abahanzi benshi wenda bakugana, wenda uragenda utubwiramo bamwe, tubwire n'indirimbo wagiye ubakorera, watubwira. Nk'uko nabikubwiye nkunda gukorera amakorali cyane, ariko nk'abahanzi ku giti cyabo hari nk'abo nakoreye nka hano muri Musanze, hari Evazo sinzi niba umuzi. Evamani Enjolapa. Yakoze iyo njyana. Hari indirimbo afite yitwa Icyizere iyo aheruka gukora. Ni njye wayimukoreye. Icyizere mu bantu cyarabuze, uwo wizera guhemukira, ubuzima bwo muri iyi minsi nta njyana. Icyizere mu bantu cyarabuze, uwo wizeye yaraguhemukira, ubuzima bwo muri iyi minsi nta njyana. Ni ikizo ni ukwivuga kubera ko hashize igihe ntabwo nibuka rap yayo. Hari n'abandi wagiye ukorera wenda benshi. Hari indi ndirimbo twakoze irimo abasani benshi hano muri Musanze, yitwa ngo barababaye. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way, needing friends, and the way I'm feeling now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, Mother Great you stand. One love, one heart, raise gaze together and feel alright. I hear the children cry, one love, hear the children cry, saying give thanks and praise to the Lord, and now we feel alright. Say it, raise gaze together and feel alright. Raise them on past all they have. Does it remind one love? There is one question I really have to ask. What is there a place for the hopeless sinner who has had done mankind just to save his own believing? One love, what about one heart, one love? What about love? Get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, so shall it be in the end. Say it, give thanks and praise to the Lord, and now we feel alright. Say it, let's get together and feel alright. Wow. Kandi Champions League. yeah, it's fun. Cyangwa tubanzere. Kandi
champions yo. Kabisa. Big talented kabisa. So katinga tutangire intro.